reka mbere ku mwana w'umukobwa ukuntu anteye mu nzu ambwira ngo namuteye inda ngashaka ko dukora ubukwe. Mwumve ikiganiro tugiranye, mwumve niba ngira umukosa cyangwa ari umukobwa. Hari ku munsi ku cyumweru mu masaha y'igitondo ahashyira saa 3 saa 4 ndeba ikiganiro cy'umusaza, nuko mu kanya katarambiranye umwana w'umukobwa dukundana jya kumva numva aje atambwiye, ankomangira rimwe ankomangira kabiri, ariko mu busanzwe yajyaga kuza akabanza akambaza, ariko ngiye kumva numva umuntu arakomanga. Mu kanya katarambiranye nza gukingura ndamubaza nise mukobwa bite kununguye, aca mu kwaha nk'isasu aba yinjiye muri salo. Birancanga ndavuga n'uyu mwana w'umukobwa arava akajya he, kiba ibintu bidasanzwe. Ninjira muri salo mukurikiye ngira ngo mubaze ikimugenza, ngira ngo mubaze ibyabaye, ariko mutega amatwi mwumva ikiganiro twagiranye maze mumbwire n'amakosa yanjye cyangwa ari ay'umukobwa. Iwacu bamereye nabi. Wagize ute? Iyi nda yawe bari kunegeye kango nshake. Biragenda bite rero? Nshaka rero bigire vuba kandi rwose. Kuganira byarangiye abana we. Oya pe, ntabyo kuganira. Ntabyo kuganira winyambika isura mbi muri rubanda. Winyambika isura mbi muri rubanda. Hajya umuye umwana. Dukora ubukwe. Nasa afite se na nyina hari ikibazo. Ibyo byasenye byore. Dukora ubukwe. Ntabwo ndi butwitira iwacu ababyeyi bamereye nabi nginda iki babarira. Dukora ubukwe. None sinzi ikintu twabiganiro byarangiye. Byahindutse rero nta kubiganiraho, ntabwo ndi kubyumva. Isura mbi muri rubanda ngaho ngo wa mukobwa kwa kanaka afite iwabo. Dukora ubukwe. None se ninde gutemba ibitekerezo? Dukora ubukwe, nta by'ibitekerezo siki. By'ibitekerezo. None se ubwo buratuma utakomeza kutwita? Biri bumpesha isura nziza muri rubanda. Hanyuma biri bugende bite? Ese kwifasha n'afite amezi 30. Ehe. Kipa ko ntwite dukora ubukwe nkure mu rugo amahoro kuko bamereye nabi ngaho nginda ngo ntintashaka ngo ntiutanshaka iki ngo ukiravamo. None se twe dufite no guzakora uko ryari? Ibyo birekere rero byitekerezo byahindutse. Tekerezo byahindutse yewe. Se ntabwo uri kumva ikintu ndi kuvuga. None se ngira ko ushaka dufite no guzakora ubukwe. Dufite twabipanze. Tubukorere ubungubu. Ndimo ndabisevingira. Ndio gutiyo satani. Biri kubitekereza gusevinga se ngiye kuntekerezaho. Ntamutekerezaho. Isura ngiye kwambika muri rubanda. Ntamutekerezaho sindi gusevinga. Umukobwa ubyaye. Ngiye ntabwo nshaka kwita umukobwa ubyaye wawe kandi mbabarira. Mbabarira. Kandi byo nabuzabyumva. Ubyaye wawe, uraje ubyara mu gasozi. Ntabwo ndi kubyumva. Kubyaye abandi bari. Ahubwo tubushyire ryari. Vuba kandi bidatinze. Bidatinze pe. Kuko ngiye sinshaka intonganya z'ababyeyi, dore ngikiriya kibyari iwabo, iki n'indaro iki. Dukora ubukwe. Niho bishaka cyane ababyeyi babishaka. Ababyeyi banjye nabo bafitemo uruhare. Nibo babishaka ari. Se ko mbona ntacyo bikubwiye. Hako bitakingira umukobwa. Rero ndava hano twemeye itariki y'ubukwe. Ndamaze gushaka n'ubukwe n'ushaka nzahite gutanga n'igende. Icyo mfa nuko turi ndetse dukora ubukwe nizo zizahita tubana nk'umugore n'umugabo. Ubuse ndi umugore wande. None se urusuruko waje twa turi kumwe. Nje ntayo kuza mu rugo ntikingiye wapi. Dukora ubukwe nitwe ko ndi umugabo wawe mu maseze ahantu hose mu rusengero no mu rukundo. Reka rero mubwire ikintu kimwe. Kihe? Ubukwe ntabwo ari bwo butuma umwana avuka neza cyangwa butume bigaragara ko sindi kubyumva ati kukubwira ko mu rugo bamereye nabi. Kitega amatwi zingatangiye kuva mu tutangiye turagurika. Natoragurika se. Ubura nari nje wishimiye kubona iki wakorashe muri nakubwira. Kimwe kibaho. Ngaho komeza uvuge wenyine. Kandi jya kubwira ko mbwira ahubwo tubushyire ryari, tubushyire vuba kuko igihe kiri kurenga n'ikindi iri kugenda igana. Ngaho komeza biganirize. Kandi jya kubwira ikintu ukatangira guturagurika. Ko ntari buvara. Uzinda kwiruka. Ndavana dufashe n'itariki y'ubukwe. Kari bakoroze ubukwe. Ntawandoze.
he hako siko nagenze nkabona aho niko ibyo mwigize tega amatwi mu byo mubwiye zamudutera inda ngo ngira ahubwo itariki y'ubukwe tuyishyire hafi agende mbwira ababyeyi ki mana iki uranega amatwi nta matwi nega uranega amatwi nega amatwi ngira numve kuri kunkangaza ni kimwe mana irarema kuri kunkanga ese inda niyo kuzana uyu imushira umwana wawe ntite ninde umuhakanye rero ndongora tubane dukora ubukwe inyambika isura mbi muri rubanda siko mwatubonye tubishirira vuba uranega amatwi mubwire n'umubwire zijyana ese igihe uri kumbwira ngo ntega amatwi umbwire ko utambwira utangira kuvuga ugaturagura mbwira ndakumva icyo mubwira ni kimwe njye nawe dufite igihe twe twarapanga icyo gihe rero nta cyanze ndi kubona ibintu biri gutinda kandi n'ibintu turushye umuntu atangira kuvuga utangira guturagura ukubita nde ngo ukomeza wiganirize tukiyama ewe ntabwo ushobora kwimijamo agafu ukubita nde mwaratubonye ubu dufite ijambo urumva ko ubu twite rero ukiri utakuye muraho nyine muraho ubanza twita ubushinga twita umwana ni umwana wawe kandi kukubwira ngo unshake ahubwo mbwira amatariki tuyashyire yari ntabwo uzicara kubwira ibyo mubwira hakumbwira iki ngakomeza biganirize turamahereza gusa dushwana abantu batwumve uratega amatwi mutega amatwi sinshaka kumva mbwira ibyo mbwira ninongera kuvuga ukansimbukiramo ukavuga ndagutana igendere nta kandi ntaje iwawe ndahabuta n'igendere uhane ndahaguma tega amatwi cyangwa ujwi mbwira icyo mbwira ni kimwe iki nawe twe dusanzwe dufite amatariki twapanze ko tuzakora ubukwe urabizi genda umunyamushahara erega nanjye bari kunshyiraho puresha ariko utega amatwi mvuge yewe ndi umunyamushahara ntubizi ndabizi mfite udufaranga duke tugenda mbika tuzakora ubukwe bwiza tudukojeje isomo urumva ikindi urabizi ko ndagukunda uyu mwana ndabizi ko aronge nawe icyo gihe rero uri kumbwira nanjye nicyo mu rugo bamereye nabi birirwa babo wanyu uboretse mbanze mvuge nawe uravuga rero uranyumva neza ikindi aho ntumiro hariya niba urimo kumere nabi kwino tuba turi kumwe kwiteho ngukunde nzangaza tudakoze ubukwe ariko se tega amatwi nzangaha tudakoze ubukwe ndagusigana umugendera umugore usigana ariko ubu ndi hano sindi buhafi ibyo wigize ariko ubundi ko mugerageza abagabo ubu uraturagurika kuko ntaragushaka urampa ikihe cyizere ko ngewe nzabana nawe ukavamo tuzabana kuko ujya kuntera inda ntabwo ibyo byose ugeze ubitekereza nagufashe ku ngufu ze ntabwo ari wowe mparaniye nkaho guparamika nawe ko ari ubyishimiye ra dore icyavuyemo n'icyo dufite ku cyakira ubwo dufite ku cyakira ntabwo ushobora gutega amatwi umubwire ibyo mubwira mwana wa erega ibyo umbwira ntabwo ndi kubyumva kuko ibyo uri kumva ntabwo ibyo nshaka kumva ndi kukubwira ngo ni igihe aho ugiye ushaka umugabo ufite amafaranga ahita gukorera ubwo numva ndi kukubwira ngo ni igihe cy'ubukwe ahubwo itariki isohoke vuba vuba dutange save the date mu bantu urabona ngiye kuba umukobwa w'iciro ry'imigani mu Uganda ubu ahantu hose ati wa mukobwa wo kwa kanaka ndimo ndakubwira ngo byo ntabwo ndi kubyumva sinitaye ku by'imishahara yawe ibikige ntabwo mbyitayeho hanyuma se ujya gutera inda uretse ko umukobwa uzamutera inda akajya kuba ye cyangwa akaza yitwa iki n'ubundi wifate rero haza undi uhita umhindura inshoreke ntibikunda unyambike impeta dushaka hanyuma se iminsi tumaranye namushoretse kangahe nabibwirwa n'ise bya turabana mba umugore w'urugo w'isezerano turashobora kubwira n'iki urabizi jyewe ndi umunyamushahara sibyo mfite ubufaranga ngenda nsevinga kwezi ku kwezi
ibyo byose mbikora kugira ngo nawe tuzakora ubukwe budakojeje isoni. Hanyuma ikindi aha mba njyenyine, n'ababyeyi bavuga ko gutera icyokere ntabwo abarenganya nibwo barumva basebye, ariko ushobora kuza twaba turi kumwe tukakwitaho, umwana akazavukira mu biganza by'ababyeyi bombi. Uranyumva? None se niba njyewe nemera ko inda ari iyanjye, umwana ari uwo twembi, kubera icyo utakorohaho? Abo babyeyi barimo baragutera icyokere, barabyaye, barasoje, baranacuze, basigaje kwipfira, wowe ubuzima bwawe burebure buracyahari, ariko barimo baragutera icyokere. Ababyeyi bawe barashakanye? Ntabwo bashakanye, ntabwo kwibigeze bakora. Ubuze kuki bumva ko wowe uba ugiye kubyara, wowe uri kumwe n'umugabo ugukunda, ugiye kukwitaho, atarakwihakanye, umwana umwuzukuru wabo akavukira mu biganza by'ababyeyi babiri, ko iki cyose ubyirengagiza ukumva ko ubukwe ari ikintu cyiza imbere? Ubukwe ntabwo ari bwo bugaragaza urukundo. Urabyumva? Hari n'abo gukora ejo mu gitondo bagakora divorce, cyangwa mwere ku mutima ukwishimiye, ugushaka, ugufasha, tukibaruka, tukabana, ubushobozi bwaboneka tugakora ubukwe, kubera icyumva ko ikintu cyitwa ubukwe ari cyo ugomba gushyira imbere. Hano ukuntu wamwinjira uzi utarabura kuvuga. Ibyo bintu byose uri kumbwira ntabwo ndi kumva icyo nshaka kumva. Mu bintu byose uri kumva nta kimwe ndi kumva. Icyo nshaka kumva ntabwo uri kukimbwira. Muri make wowe ntukeneye umugabo ugukunda, ukeneye umugabo ukwitayeho. Dukora urwo rukundo ruzaza nyuma ariko. Kabagira ushaka umugabo hanze ari ubwenge kibona n'umukoro. Ese kandi ufite uwo ntwitiye. None wakoroshye gute? Ibyo bintu uri kumbwira. Kimandihangana. Naragiye mufata ubukwe mu kugira ikintu cy'ingenzi cyane. Ubukwe ni ishema ry'ababyeyi. Hanyuma ababyeyi iryawe rikaza ryari? Iryawe n'amahoro yawe rikaza ryari? Hanyuma si uko niko ababyeyi banyu baragenda iri ni ryo shema. Ababuze urubyaro bose ubwo niryo shema. Abo simbyitaye hari. Ubundi bitaye ku kibo? Dukora ubukwe, tubane, umwana abyare, azi ko afite nyase na nyina bashakanye mu rusengero no mu murenge. Bashakanye ariko badakundana? Ese ubundi bwo urukundo ruzaza nyuma. Erega ibyo byose se bibaye washaka umuntu udakunda, baye utankunda ntabwo. Ariko yemwe ubwo wowe iyo ukoresha akanama wumva uri kuvuga bifite akenge mo na gakeya, ukora ubukwe ngo urukundo ruzaza nyuma. Ariko uzi icyo bita kubana, uzi icyo bita urugo ni ugushyira hamwe umwana ngo ubukwe bakuvugiriza induru. Abagabo benshi aha ngaha babukora, ariko ntabwo baba bakwitayeho, ntabwo bagukunze. Jyewe urabizi ndagukunda, nkwitaho umunsi ku wundi. Ko wihuriranye rero ugatwita, nkaba nzi ko nanjye ari ibyanjye, nkamubwira ati ngwino tubane hano, nkwiteho umunsi ku wundi, amafaranga naboneka dukora ubukwe tubane. Ariko ujya ushyize imbere ngo ni ubukwe. Ubukwe si urugero akabanza naguze kugira ngo nzubake iminsi ndukodesha bari kunjya kugurisha ngo dukore ubukwe. Ubukwe ni ikintu cyiza ari uko ubushobozi bwabonetse, ntabwo ari ukwikokora ngo ugende ugurisha utwo ufite twose ngo ukore ubukwe. Ikirori cy'amasaha 8 ukakivugiriza induru hejuru y'umuntu ugukunda, ukwitayeho, ushaka kubana nawe. Ko ndumva byabintu ari byo. Kiriza kamubwiye ko ni nabyo. Abaye undi mu utarezona ukaza uvuza induru gutya, ndakureba uko Imana n'ibyo bintu n'ibyo nari mwemere nabyo abagikora. Cyose n'ubundi ababyeyi banjye katari bo banyubakira, bakabimenye kandi njye uziyubakira, kandi njye ufite ahazaza h'umwana wanjye. Kare rwose ukiri kwanza kunsaraza kugira ngo worohemo. Ababyeyi bawe ibyo bakoze barabikoze, barakubyaye bakugejeje ku isi. Ako ni ibyo pe. Ntabwo uri uwa mbere n'uri n'uwa nyuma ubyaye. Ndabyumvise. Ikibazo ni ukubyara, ukabyara n'umuntu utazi, ukabyara n'umuntu mudakundana, ariko njye nawe dushyize hamwe. Nubwo ubukwe buzaba, igikuru ni ukuba ndi kumwe nawe, dushyize hamwe, umwana akavukira mu biganza by'ababyeyi babiri. Kandi ibi byose rero ndabona ari ugutegurira n'ubundi amafaranga twakaguye gukoramo ubukwe twakayateganyirije umwana wacu. Ibyo byose si gutekereza kare hose.
reka ntange ni pressure mba ndoye ababyeyi. ariko ababyeyi bawe barakubakira wowe. Ubu n'ejo bundi bazakubwira ngo reka tugushakire undi musore ngo muzashakane kera. Ugende ngo ukore ko ababyeyi babikubwiye. Nabyumvishe ariko Umubyeyi ntabwo guhitiramo urugo. turabizi ko batujya mu matwi bakatubwira gutya na gutya ariko noneho. Ariko ntabwo ugomba kwisigarira akenge gake ko gutekereza ikigukwiriye. Erega wari umujinyeri igihe ababyeyi bakubwira ibintu ukumva nibyo. Ese ari wowe wabitwara gute ari nkanjye? None se gukura bisobanuye iki? Umwana w'imyaka 10 bazamutonganya yabure, nawe niba gutonganya ugenza utyo. Ko babarira ariko nyine reka tubiganireho. Ariko byibura nkure muri rugo barabyeyi bamereye. Ngewe nta kibazo mfite. Uze wicare hano utuze ahangaha ni iwawe. Byumva. Mwiteho umwana avuke tumurere. Ababyeyi bacu rega nabo hari igihe batoza bakatujya mu matwi nk'ubu bambwiraga ati ngo rubanda iki ngo ugiye kubasebya kandi mbitekerejeho nsanga ninjye ufite inshingano z'umwana Rubanda wanjye nabo bazananyubakira wakabimenyereye uzi. Ubuzima bwawe ni ubwawe kandi ikintu gikuru ni umuntu mushyize hamwe. Ikintu by'ubukwe muba mwarishyize imbere n'ubwo ni bwiza ariko ntabwo cyo kintu cya mbere. Nawe ubona abana benshi ahangaha basubira kwa banye ngo babemereye ubwo bwa miliyoni 50 bagasha amaduka. Ikintu cya mbere ni urugo rushyize hamwe ntabwo ari ubukwe. ubwo bukwe twazana gukora umwana yakuze Uko nyine amafaranga twakoresheje ibindi bintu tugura wakagombye kuza woroshye mu gushaka kuva kare tutabanje kunsara. nga nanjye ntabwo aba ari njyewe si ubona ari njye urimo uraza nawe ujya unyumva urajya kuzana ibintu byawe ababyeyi kisaho kinda gutwara aho kumva barire nyine ntundakare ariko nawe utabye ubanza witonde worohemo. Hano ukuntu uje mvugira hejuru ubuze ubundi waruzi utagomanye. Ese nene ntabwo wamagaye ukanyorera mbambwira gahunda ni ukuza hano ukorohamo tukabana umwana agakora urukundo agakurira mu babyeyi babiri. Ikintu by'ubukuri kuza uze dukora ubukwe tuzabe mu gukora iteka ryose. Dukora ubukwe ukwezi kujya kwegereza wo kwishyura inzu meri mvi cy'umutwe umusatsi woroso. stress nazo ntabwo nzishaka pe. Muri ubukwe uzajye kubyarira ahantu Oya abatashye. mva mubwirisha yanjye mbitekerejeho ku mugani na karusa kuzana tuje ariko kuri pressure y'ababyeyi iki babanzindukiye niyo mpamvu ubona nje muri iki gitondo bambwira nabe ndatuma nanaruhuka. Amafaranga y'ubukwe sevingira umwana wacu azabeho neza ubwo bukwe buzaze nyuma pe. Ndabyumva kandi mbabarira Rubanza rw'ubugezi byatugiye kuzana imyenda yawe. Kabanza nduhuke no kuba nanavuze cyane nabyo si ibintu. Wagiye ukajya kuryama kuruhuka. Harashashe Uyu nawe niba badashashe wasasa. Bona kumeze ndi muri Uyu kubadashashe. Urabona ntakuriwe. Kubadashashe ntabwo ari ku mahwa agenda biryamye nta kibazo. Ngomerekeza. Uruka tukindi. Ndaje bantu ngira umbanze nsoza ikiganiro cy'umusaza. Hano ukuntu utumye icyumweru cyanjye kigenda nabi banza kumvugisha induru kansaraza.